nda ahantu hafunganye kandi ntashobora kwikura hariho ndahumeka nahezwe kuva kera ariko nakomeje imfuruka wow mwane yagahinda ewana kabisa ko nzaba kigize mu itangazamakuru thanks uvuza akantu kabisa ewana ishobora byose muri iki gihe ndi mu kubaka izina nyira ku muhanda buri wese agira ati ikiganiro umunsi muzahura urumva bizagera bite umunsi tuzahura ni akaririmbo ka Debem yego zaza ryari ngo nkubone amaso ku maso Yese ngusuza kenezera komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa chekechoa mugadakina n'abana ukina abanyina suratandukanye mu cyo gitandukanye siranganya inkuta na senye ntanga isanamitima kubankurike uramuge Kigali News ayo ni 5 kuri TikTok nitwa Isyaka Manager yizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye meze neza ndaho ndashimira Imana meze zamara mikoro ndaho ndashimira Imana meze neza bamwita Innocent yes I Paul San Innocent ewana thanks Paul San Innocent thanks tuje kugaruka mu bintu bitatu yego Innocent no muvandimwe mwabonye no umugabo wa Jojo kiganiro cya Jojo mwarakibonye uyu ni wa mugabo wirukanwe mu rugo kubera ikiganiro yampaye Jojo amubwira yuko ari mu diaspora umugabo ntamenye amakuru ko na WhatsApp agira na YouTube channel agira na TikTok agira yewe nta na smartphone afite ku buryo yamenyaga amakuru yose umugore we uyu mugore yaje mu kiganiro twakoranaga Innocent amenya amakuru ko agiye hanze ambwa ati mvugwe uvuya kuko nugaruka mu rugo biragenda konza cyo twaraganiriye nyuma y'ibyabaye tugura byinshi Innocent ngo ibyihene warujya gutema umuntu cecekere hari ibintu numvise Jojo yavuze nanjye natangaje bike na bike ariko ntabyo mpagazeho ni wowe uri hano ngoma kugira ikirenza sya niyo yajunguje umurizo n'umwaku ukubaho ihene yazunguza umurizo n'umwaku ukubaho nukuri ihene yazunguza umurizo umwaku ukubaho niyo ivuze ngo me guhebe bakwayo ni nawo mwaku ihene ihebebye ikazunguza umurizo ho gatoya yego urabeho ihene itera umwaku rero ubwo yampaye ihene yaguteye umwaku so kuzivaga ko nazirya aha urakayibaga wayiguriye urakayibaga wayiguze cyangwa ugiye kuyicinja uyokereza abantu ariko iyo yibye ni burundu warayibye cyangwa warayibaza njye narayibaza kugira ngo ujye muri gereza ya Nyarugenge ukatirwa igihe ntazi yego hari habaye iki tuganirize badukurikiye bo icyabaye ni kimwe hariho abavuga bo bakakuvuga uko utari deni bakuvuga uko utari ariko Imana yo ikakuvugira kuko iyi Imana ikurambitseho ibiganza ikaba ikigufiteho umugambi nta kintu ba kandi noneho abantu ntago ari bo Mana urimo kwango abantu ntago ari abantu natwe muri gereza y'amageragere wango ubundi umuntu umumenya wageze hariya umuntu ye ewana sana wabimenye kabisa reka nkubwire n'akandi kantu utaruzi ko ngewe nzi ariko nakaririmbo ngiye kukuririmbira baravuga ngo kuko abantu sibo Mana kuko abantu sibo dukwiriye kwiringira ntituzi neza yuko Imana ariyo nkuru ntiwigeze ushidikanya kuko uzi uwo wemeye ntiwigeze ushidikanya ko Jesus is number 1 uwo twemeye n'Imana ishobora ewana kabisa Allah amuha imigisha
n'amahoro. Sana sana. Ngo mushiki kwanza pole na none bwa kangaye bwa kane. All right. Thanks. Imbere yacu yabuze umubyeyi we. Yego. Umubyara yitabye Imana azize urupfu tutazi. Yego. Ariko ngira ngo azize urupfu rw'uburwayi. Reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro. Wiwi ni ubuzima bwa hano ku isi, kandi kuba ku isi ni ukwihangana. Urugamba tunyuramo tugashobora kurunesha mu izina ry'Imana, kuko niyo isumba byose kandi ni nayo ikora byose. Kandi icyo wumvishije cyose ntikikaguca intege, ahubwo jya uharanira kurwana nacyo, usatire utera imbere. Yego, nabuze umubyeyi wanjye, mbimenya nda ahantu hafunganye kandi ntashobora kwikura. Hariho ndahumeka, nahezwe kuva kera ariko nakomeje imfuruka. Wow, mwane yagahinda. Ewana kabisa. Waruzi ko nzabakigize ndamwitangazamakuru. Thanks. Uvuza akantu kabisa. Ewana ishobora byose. Muri iki gihe ndi mu cyo kubaka izina. Nyira ku muhanda buri wese agira ati peace. Ati peace. Ewana. Kaba kamana. Tushime Yeshua. Yes I. Imana ikomeze uwo musaza ndanamwubaha, kuko n'indirimbo ze ndanazumva. Imana ikomeze imwakire mu mahoro kandi muhe ibiruhuko bidashira. Ibyo yakoze abana be n'umuryango we batera imbere. Bazaba abana beza. Wiwi. Joshua wa kera kabisa. Bazaba abo baribo kandi bazakora. Yes sir. Kuri mu muza Allah subhanahu wa ta'ala. Ewana amina. Amakuru umugore wawe araho ameze neza, umwana wanjye nawe ameze neza, ari kwiga. Aho ntarindi mama we yarahabaye, mbo naho navuye kugeza naho narindi yambaye inyuma, mufite ku mutima. Inkuru tugezeho none hano ko babiri batawe muri yombi bazira kwiba ibikoresho by'abanyeshuri. Iyi nkuru nayikurikirana mu kanya dukomeza mu kiganiro, ndaza kubabwira ngo byabereye mu kahe karere. Birababaje kwiba ibikoresho by'abanyeshuri bagiye ku ishuri, wibagije imvune naho amafaranga ava kugira ngo umwana mushakire amakayi, amakaramu, ibyo kuryamira n'ibyo agomba gukoresha byose mu gihe ari mu ishuri. Jojo yatangaje ko atazi amakuru yawe, nawe ufungiwe n'impamvu ufunzwe. Gute umukunzi wawe yayoberwa amakuru y'umugabo we? Mwaratandukanye mutakibana, ntimukibana, nimba mukibana byagenze gute kugira ngo nimwongere kubana? Ikiganiro cyatambutse byagenze gute? Mbo Jojo naje kumubura, mbo maze kumubura, je pense que kubera imisiyo ziwe n'akazi kiwe yaje gusubira hanze. Bamuhamagaye mu kazi tuza kuburana, then banamfunga. Ntari nongera kubona amakuru ye, ariko kubera ukuntu nari mukumbuye nabuze uburyo nanabimumenyesha. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu sindamubona, sindanamenya n'amakuru ye, n'uburyo ameze cyangwa n'uburyo asigaye angana cyangwa ukwasa. Ariko kuba njyewe naravuze ngo reka mukunde, nuko namukunze nzi yuko ari uwo ari we, nzi yuko nzi ari n'icyo ari cyo. Muha agaciro nk'umuntu twakundanye, kandi no kuba twaratandukanye ntabwo byakoyeho yuko naba ntakimufite ku mutima. Reka wenda mu makuru mba nkomeza ntanga agiye atandukanye. Mu ijoro ryakeye rishyira tariki 26 Nzeri 2023 abajura binjiye mu nzu icumbikamo abanyeshuri babiri, biba imashini ya laptop ndetse baniba n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Byabereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akarere ka Musanze. Babiri ngo bibi bikoresho byari, urumva
ibikoresho birimo laptop ndetse n'imyenda y'abanyeshuri. Ese icyo kigo tukiri aho ngaho, icyo kigo nta musekirite kigira? Laptop Ines Ruhengero hazi? Yego ndahazi. Iby'imashini ubwo ni laptop n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Yego. Icyo kigo nta sekirite kigira cyangwa n'uburangare n'umutekano w'icyo kigo? Mbo ubundi mu kintu cya mbere n'iyi leta idushishikariza, icya mbere ni umutekano, kandi iyo ufite umutekano n'iwawe uba ufite ibintu byose. Ndi kumva yuko kuba ibyo bintu byaribwe ahanini bwaba ari uburangare bw'abantu bashinzwe kuhacungira umutekano. Ikinababaje, abanyeshuri babiri bibwe ibikoresho byabo bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Bava mu gihugu cy'abaturanyi. Yego. Amujyambo. Reka tubibona amakuru dutanga. Yego. Se nyuma yuko wavuye muri gereza Nyarugenge, Jojo mwarahuye mwaraganira, icyo nta makuru ufite? Twari turi mu kiganiro cyahise. No, ntago twari twaganira, nta n'amakuru ye mfite, buretse kuba mukumbuye nk'uvuye kure cyane. Uracyafite n'iki? Bucece nta rusaku, ntawe ubivuga. Ntago yandi mwageze ngo ndi kwikubita. Byose umvugiye ibintu sana sana. Ndi kumwe nawe mama nemo ndakwitaba, ndi kumwe nawe nemo ndakwitana kwa magambo. Musa oui, wenda komera, kumbuye umugore, kumbuye umwana. Yego. Kumbuye gusubira mu rugo. Yego. Ariko birababaje kuba waba ufite umugore cyangwa mugatandukana. Yego. Niyibuke n'abatekereza ibyo byiza mwageraga. Sinzi nawe wenda icyo atekereza ku mutima, keretse mubonye in face to face, nkabona emotion ziwe mu maso uko byaba bimeze. Kuko nanjye hari umuntu nuko mwibagiwe, mbo Deni yaravuze ngo yambi ni Dani yambi Dani Vumbi. Muri ya groupe yabo hari indirimbo bafite ngo yambi. Ewana kabisa, thanks kabisa. Ewana sana kumu banditi ni danje, ati ni danje kabisa. Umusore yaraje yambi too much. Tumajya tukana ku musozo w'ikiganiro, umunsi muzahura urumva bizagera bite? Umunsi tuzahura ni akaririmbo ka Debem. Yego. Zaza ryari ngo nkubone amaso ku maso, ngize hireze ibihe by'iteka, ujya unyuramo nkuza uwo munsi njye nkubona. Oye oui. Wavuye muri gereza Nyarugenge ejo bundi. Yego. Irageza yivuyemo, wamujya mu wisha abantu, wamaze abantu 14 Kazungu Dennis. Iragereza urimo kumuzamo iki? Umuntu wisha abantu 14, iragereza Kazungu urimo kumuzamo iki nk'umuntu yivuyemo? Brother, je nitwa Innocent, nzi ko ni izina ry'ubuziranenge. So reka dusubirane bari muri gereza Nyarugenge, hari abajya bambwira ati sa twarakubonaga kuri tubi cyane kiganiro leta. Yego. Turabasubuje Yambi Jabres abahari peace. Nashaka ariko ku bantu bafite ibyaha biri hejuru bazakanira urubakwiriye. Icyongeyeho kuvutsa umwana w'umuntu amaraso uyava
ubuzima uba ufite utaramuremye utaramubyaye utaramuzanye ku isi then utanashinzwe kumuha buri kimwe cya buri munsi. Imana yo yonyine yikwiriye kuguhanisha ikigukwiriye, kandi ikigukwiriye ni iki? Ni burundu. Nusabye ni ngombwa ko ino minota ariyo dusoreza ikiganiro. Yego. Kirere cy'Kigali mu Rwanda kimeze neza cyane. Ko imvura igiye kugwa, abadukurikiye agiye hirya hatandukanye. Kuri stream zanyu muratubona neza. Mwakoze subscribe. Abari badukurikiranye muzamure base madapa. Muzamure n'utuntu twa kuri. Umva icyo nababwira cyari cyo cyose. Ni ukuri mumbe hafi, aho mvuye ni kure, kandi ndi muzima, kandi uzamfasha wari we wese mu bushobozi bwiwe. Tuzakomezanye hamwe n'Imana. Turabashimiye. Ukeneye Inosa ni screen zanyu, inomero iriho murabibona. Yes, I. Oui.